Imana iteguye kukwakira, ishobora kwirengagiza umutima uciye bugufi, dama yazimiye garuka. Ukiranuka mu Kristo, wibuka aho wavuye ukaba, Imana iteguye kukwakira, tishobora kwirengagiza umutima uciye bugufi, dama yazimiye garuka. Ukiranuka mu Kristo, wibuka aho wavuye ukaba, Imana iteguye kukwakira, tishobora kwirengagiza umutima uciye bugufi, dama yazimiye garuka. Duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Amen. Amen. Kashimire Ministeri yadutumiye kugira ngo tubashe kubana nayo no munsi Air Force. Abantu bose, abantu bazagira igihe bahamagawe, kandi muri cya gihe hagira ibikora cyangwa ibikoresho bakoresha. Mu bikoresho bimwe mwahawe ni igisirimba. Amen. Nico Air Force izwiho cyane. Turabakurikirana kandi turabakunda by'ukuri. Amen. Amen. Shimira umuvandimwe pilote, ngira nimba ari umwaka wo hirya yaradusuye iwacu ku rusengero rw'iwacu, ari kumwe nabyicaza, batubera umugisha pe. Yaje gutaha yihuse, asa n'utabiteguye cyane kubera impamvu zari zibaye, ariko ku giti cyanje ndamukunda, kandi n'abantu benshi ndabizi ko bamukunda. Imana iguheze umugisha mwinshi. Amen. Amen. Shimira umuyobozi Amani, yabaye twabanye mu gihugu kimwe, ariko nje ndimba mu ntara, we aba muri kapitale i Bujumbura, ari umucuranzi mwiza cyane pe. N'ubu ni umucuranzi mwiza. Imana iguheze umugisha. Hari ukuntu azasirimba sizingera zaba kugira amaguru agatomboka hano ku maguru hasi, gafashwa cyane n'ukuri. Imana iguheze umugisha mwinshi. Yiriwe mu rubanza rw'ikiriyo tumuheza Paul, ariko Imana ikugire neza cyane. Abandi bera bose twateranye hano, Imana ibagirire neza cyane. Ndashimira muvandimwe Lucky, turitiranwa n'intungane, tugasaba tukavukana, tugasaba tukaba inshuti. Naje hano tuvuganye kugira ngo tuze kubana, tumenye aho baba, tubaramutse, afashe neza. Si mpamya gukabya, kandi sinabe ngombwa, kuko uko amfashe birakabije. Nibyo bikabije, simzongeraho kugira ngo bihinduke ukundi. Imana iguheze umugisha mwinshi. Amen. Bavandimwe bose bari hano, abacuranzi, Imana ibaheze umugisha. Kimwe mu bintu nabonye i Nairobi, sindagera ahantu henshi, ni kanisa rya kabiri ngezemo, ariko nabonye muza mwita ku muziki, mugira ibyuma bimeze neza, kandi nico kintu naje nkunda mu ikanisa. Maze kubona abantu bakijijwe bagomba kubana n'ibyuma biyunguruye, ko ni byiza. Muri definition y'umuziki cyangwa se ya muzike, muzi uko azavuga ko ni ibintu bifite amajwi, ariko ari agreeable, yumvikana neza mu matwi, kandi tekereza ko Imana itabyanga. Hari abantu bamwe bazavuga ngo byaje ngo tusanga ngo tuza tuvuza ingoma n'ibindi. Ni byiza by'icyo gihe, ariko ibyiza byacu by'ubu ni uguhimbaza Imana, kandi tubyitayeho cyane. Ibintu by'Imana bigomba kuba bifite isuku, bitari byo
ushize ndi hariya na Kivare tugiye kubwiriza bahaye narabwirije ngo ndangize Ruhara arabwiriza aravuga ngo ntabwo nobwiriza mputajwe ngo mumbwire ngo ngiye iminota ngo namambwiriza bitume nge nasiga amajambo amwe uko Imana yampaye cyangwa uko nateguye aravuga ati ndababwiriza uko Imana yampaye kungute mare nimba ari ukwica umwanya simpanje kuba pasiteri uwo ni Ruhara pana jewe kugeza uko Imana yampaye kose ndiko mbwiriza Imana niyo bagomba kuvuga mu mwanya mutoya waje gucuruza ukiva umwanya mu gitondo kugeza nimugoroba ariko twatangira kuvuga Imana bagamafatira ku gakanu bakazagenda baraza basunika tapana. Amen. Gukorera Imana ni ibintu ugomba kwitegura kandi bigakorwa neza. Imana baheze umugisha mwinshi. Kandi ke gutinda muri ivyo dusome igitabo nimba hari ibintu nsize ndashimye ubwo ndabishimye kubera ko ntabifatiye umwanya nyine ngo bivuge ntabwo novuga ibintu byose nukuri muri abantu beza overnight twabayemo hariya kuwa gatanu ntabwo umubiri wanje wari umeze neza ariko naranezerewe pe hano nasanze muri itabira amateraniro cyane. Imana baheze umugisha mwinshi. Umuntu uzi gusoma neza Kinyarwanda ndashimira Sibomana ni umuntu w'imuhira mu muhana iwacu namusanze hano kandi naje namubwiye ko naje mu karere arimo. Imana guheza umugisha mwinshi kandi hano ugomba kwera imbuto nyinshi zisumba izaba hano kuko ukagira imbuto nziza bikaduhesha ishema aho dutuye kuko iyo umuntu ari umushitsi cyangwa iyo ugiye kuba ahandi hantu ugomba kugira akarusho ko gusa neza. Imana guheza umugisha mwinshi kandi atwitayeho. Dusome urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto. Umuntu zo gusoma neza Kinyarwanda bamuheze mikrofone ndavuga nitonze kandi ntabwo ndi butinde. Umuntu ufite mikro somana nufise atasoma Kinyarwanda neza takatifu kandi takatifu zigora iyera niyo ushobora sawa fata ubwo condition gusoma neza kuko naje ndabizi gusoma ariko sinzi gusoma neza nkuko nshaka. Ni 2 bice 2 murongo wa 14 Ab'Ikorinto ba mbere 2:14. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we naho akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Yego 14 gusa. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko umuntu wa kamere ntabwo yemera iby'umwuka kuko ari ubupfu kuri we akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Atabasha kubimenya uko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Bwana asifiwe sana. Some takatifu data. Takatifu navuze ngo umuntu ugengwa na kamere ye. Umuntu utegekwa na kamere yiwe gusa ntashobora kumva ibyaro Imana. Ntashobora kumva ibyampwemu yera. Koko rero kuri we ni nk'ibisazi n'ibintu bitumvikana maze ntashobora kubyumva ntashobora no kubyumva kuko bene ibyo bisesengurwa muri roho wenyine. Amen. Ibyo bisesengurwa muri mpwemu yera muri roho wenyine. Amen. Iyi ni ntagatifu. Ufite ijambo ry'Imana aho ngahe soma ndayifite nayo. Umuntu ugengwa na kamere ntasobanukirwa ibyerekereye mwuka w'Imana.
ntasobanukirwa ibyerekereye umwuka w'Imana, ndetse abyita ubupfu, ndetse abyita ubugoryi, ubupfu. ntashaka kubimenya kuko bigenzurwa n'ufite mwuka w'Imana ntanahirimbanira, wenyine. ntanashakisha aho uburyo agomba kubimenya. Bwana asifiwe sana. Amen. Uwo ni umuntu wa mbere utuye mu itorero. Ni umuntu wa kamere udashobora kugenzura iby'umwuka ngo abimenye, kandi ibyo bya mwuka kuri we abitekereza nk'ubusazi, kandi uwo asanzwe aba mu itorero ibihe byose. Amen. Ariko ikintu cy'umwuka wera kuri we ntabwo akizi, ntabwo ashobora kukimenya. Ese umuntu wese utayoborwa n'umwuka wera w'Imana, uwo ni umwana w'Imana? Amen. Utayoborwa n'umwuka wera w'Imana, utazi iby'umwuka wera, uwo ni uwa kamere, kandi uwo ntashobora kurondora umunyamwuka, ntashobora kurondoza umwuka wera w'Imana. Soma Abakorinto nanone hahandi muri cya gice, reba igice cya 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ntabwo nabashije kuvugana namwe kuvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere. navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere, cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Aya ni amajambo ya Yesu, Imana yaricishe umukozi wayo Pawulo, arimo abwiriza abantu b'itorero ry'i Korinto, ababwira iby'uburyo bwa mwuka wera ndetse n'uburyo abantu bagomba gukura mu buryo bw'umwuka. Aravuga ngo ntabwo nabwirijwe imbere mbabwira kuvugana n'abantu b'umwuka, ahubwo nababwiye nk'abana batoya mu byamwemu yera, mu by'umwuka wera. Amen. Bwana asifiwe sana. Ntabwo nababwirije nk'umuntu ubwira abanyamwuka. Icyiciro cya kabiri cy'abantu batuye mu itorero n'abana bato, abana mu by'umwuka. Ubundi umurimo w'Imana, nimba mushobora kuba mwaratangiye ya force igihe mwayitangiriye, ariko mukaba mudabasha gupushinga ngo mutere imbere, muve ku kintu kimwe muje ku kindi, uwo bitegereza biva muri abana. Kuri ico umuntu wese agomba gukura akava mu kigero kimwe akaja mu kindi kigero. Umuntu wese kuze ivyo dukora, Pawulo yaravuze ngo ngira umwana nakoraga nk'ivy'abana, kandi mu materaniro cyangwa se hano mu itorero. Amen. Iyo umuntu avuye kuri step yo gukizwa ukakira Yesu Kristo, umuntu azayigishwa n'ibintu bigera kuri bitatu. Ikintu cya mbere ni mpwemu yera. Iyo umuntu yamaze kwakira umwuka wera mu bugingo bwiwe, ubuzima bwiwe bugahinduka, agahinduka icyaremwe gisha. Uwo mwuka wera abagiye kukubera umwarimu ukwigisha uburyo bwo kubana n'abandi, uburyo bwo kubana n'Imana, uburyo bwo kubana n'umwuka, uburyo bwo gutura, bwo gukora uburyo butandukanye bwinshi. Ibyo ngibyo byigishwa na mpwemu yera. Ikintu cya kabiri, Bwana asifiwe sana, n'ubwenge. Ubwenge karemano, ubwenge buvukanwa, umuntu avukana. Ubwo bwenge bugomba kukwigisha, noneho bwahurana na wa mwuka wera bukaburushirizaho cyane kugukomeza, kukwigisha ibyo ugomba kubamo. Ikintu cya gatatu, umuntu agomba kwigira mu bandi. Ntiwoba mu ikanisa ngo mara imyaka 23 munego kureba uko abandi bantu babayeho. Uri muri societe ubana n'abandi, umwuka wera nimba warananiwe kukwigisha, ubwenge bukanagwa kukwigisha. Ariko ntekereza ko wananiwe umwuka ukananira n'ubwenge, ubabaye ikigwari kigoye.
Bwana asifiwe sana. Ariko na societe irigisha, urebe uko abandi bantu bitwara. Amen. Kandi mu buryo bumwe bwo gukuza amatorero n'impano n'ibindi bintu byose, impano y'ubwenge ntigomba gusigara inyuma. Impano y'umwuka, gukoresha umwuka wera w'Imana Imana yaguhaye, tugomba kuzibagirwa cyangwa ngo bisuzugure, cyangwa ngo wibagirwe ko uri kumwe n'abandi bantu mu materaniro. Nubwo umuntu yonezerwa akagera ku rwego rwo gutakaza controle, cyangwa Imana ikakongera ubwenge bwinshi, ntabwo noyoberwa abo tuvukana mu nzu y'Imana cyangwa badutinyanye. Sinokurira data bukwe hano guke ngo ndasimbize simbiraho data bukwe ari ndasimba, ariko ndasimba ndore no fasi, kuko iyi fasi ubwenge ko buramwira irimo abantu tuvukana turabyaranye. Yindi iragoye. Ubwenge, umuntu agomba kugira ubwenge, kandi umwuka ntuje hejuru y'ubwenge ngo uvuge ngo watakaje ubwenge kubera ko ufite umwuka wera. Haleluya! Ariko abantu benshi basaziye mu itorero ari abana mu buryo bw'umwuka, udoshobora kumuha inshingano, utoshobora kumusigira igikorwa. Kubera iki? Ntabwo yipanze neza, ntabwo ahagaze neza nk'umuntu ushaka gutera imbere, ntabwo ahagaze neza nk'umuntu ushaka kugira maturite, yaba mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buzima busanzwe. Amen. Kandi umuntu wese agomba kugenzura ikintu ciwe. Abantu dukunda ibyacu kuruta uko dukunda iby'Imana, ariko twarangiza tugasa cyane kandi tuba mu by'Imana gusumba uko tuba mu byacu. Amen. Nimba n'amateraniro yacu uyu munsi hitabye abantu barenga 50 cyangwa 100, mugomba kunamanwa abayobozi, kuko misiyo yacu ntabwo ari uko tuba twenyine. Hari umugabo umwe twabanaga yaravuze ngo ntagira ngirungu ry'abantu. Ugomba kugira irungu ry'abantu, kuko Imana ni yadutumye ku bantu, yadutumye ku musisi, cyangwa yatwitumyeho twenyine, yadutumye mu bantu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Amen. Hagomba kwigwa uburyo bwo gukuza umurimo w'Imana. Nimba igisirimba cyinshi gishobora kwirukana abantu mu ikanisa, tugomba kukigabanyaho buke, tukongeramo ikindi kintu gituma abantu baza kuri Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Icya kabiri, hari igihe abantu bashobora kwicara hano bagakritika ibyo tubamwo, kandi bijya bintu tubamwo. Ubundi umuntu nimba mpamagawe ngafatwa n'igisirimba, je sinokireka abantu batagikrititse, gusa no gitunganya, no gifata neza gusa, ariko nkakibizina igisirimba kizakirera. Ariko kizakirera gifite ikindi icogo cyitwa gusenga. Iyo usirimba gusa udasenga ni ukuri. Biba byanditse hano muri Matayo, ibihembo ni ay'amaso y'abantu 100 cyangwa 1000 byakwitegereje, cyangwa abadukurikirana kuri mutanda wangaha. Amen. Hagomba kwigwa ingamba zo gukuza umurimo w'Imana, twemugera tukava mu bwana. Umurimo dukora wacu, umwana agira ibintu byinshi bimuranga. Umwana arangwa no kwikunda. Umwana arangwa no kwikunda. Ushobora guheza umwana bombo, ari wowe yimuguriye amafaranga yawe wakoreye waruhiye, ariko warangiza abwira ati nshyiramwe kuri iyo bombo, akayihisha inyuma yiwe, akanga akavuga ngo ntabwo twogabana. Mwanditse yarabyanditse aravuga ngo Imana zidusaba kimwe mu 10 mu byo yaduhezagije, ariko imitima yacu ntibyemere ikabyanga. Ese Imana itubwiye ngo tuyiheze 9 mu 10, niho byo babyoroshe tugafata 9 tukayiha tugasigarana kimwe natwe nk'ico ngici yayidusaba. Nico cyoroshe kuruta. Amen. Tugomba gukura mu murimo w'Imana, tugomba gukura tukava ku rugero rumwe tukaja ku rundi. Mu byo kwizera tugakura. Iyo umuntu akicizera, iyo umuntu agifatwa agihamagawe akishakira mukaye mu yera, ndivugiraho jewe nakiriye Yesu mu 2003. Ni ukuvuga ngo nasengaga
nasengeye impano igihe kirekire ngumve muri ico ciciro c'impano rero sinakivuyemo namye ngicanga no gusengera abarozi nkagira gusa umwuka wo kubona abarozi mwitoro nafa ushikamo guke nare umuntu nimba umuntu yicaye ha medita cyangwa arimo gutegera ijambo ry'Imana gukurikirana jewe simbone ko ari bizarimo kazabona ko ari kugatira materaniro kera aho nicaye gahunda no kumuhudumiya kugira ngo atungane ngo afate umurongo w'ikanisa kandi uko ahubwize umwanya umurongo rero nana musanzemo kubera ko nkiri umwana sinzi iba mu materaniro n'uburyo bikogwa. Amen. Umuntu wese agomba kugira uruhare rwo gutera imbere agakura wo kuva mu ciciro kimwe ukaja mu kindi. Nimba uko nafataga mikoro umwaka ushize nafata mikoro abantu bagafata mu mutwe ngo ngiye gukora igitangaza tindatuka abantu umwaka ukaza n'ubundi akaba ari kunsiga n'ubundi ndi umwana. Ubu nyine ugomba kuba uri ku rundi rwego. Amen. Amen. Igice cya gatatu n'abanyedini soma n'ubundi cya gice cyo mu Bakorinto cya gatatu igice cya gatatu umurongo wa 4 amasaha arageze cyo kusoza. Abakorinto ba mbere 3 umurongo wa 4 ubwo umuntu umwe avuga ati jeweho nduwa Pawulo jeweho muno nduwa Pawulo undi akavuga ati jeweho undi wakavuga ngo jewe nduwa Apolo uza nyumva n'intungane Apolo cyangwa se Apolo batumye mwizera nkuko Imana nasimse ku izina rya Yesu. Reka ntangire ubwo umuntu umwe avuga ati jewe nduwa Pawulo umwe akavuga ngo jewe nduwa Pawulo undi akavuga ati jeweho undi akavuga ngo nduwa Apolo yego tibi soma Bibiliya yera banzu hanyuze mwamasa soma Bibiliya yera pa ni Bibiliya yera mba nsoma ubwo umuntu umwe avuga ati jeweho nduwa Pawulo undi akavuga ati jeweho nduwa Apolo tibigaragaza ko muri aba kamere mbese ye Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki sabagaragu batumye mwizera nkuko Imana yabahaye umurimo nije wateye imbuto Apolo nawe arazuhira ariko Imana niyo yazikujisha. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Tugomba kuva mu idini tukarenga urwego rwo kumva kuko hari abo bamwe twumva abandi tutumva. Nimba Pawulo yaraje akabwiriza ubutumwa bwiza hanyuma Apolo akaza agakomeza abantu akababwira ibyo gukomera mu gakiza hanyuma undi nawe Kefa akaza akababwira ati ndabarera mbane namwe. Ese mugiye tukiri muri ibyo ngibyo ntabwo tuba tukira aba kamere ariko uwo bakorera bose n'umwe ni Kristo niwe batumye kugira ngo bahamagarira abandi kuza kuri Yesu bitari ukuvuga ngo jewe nduwuyu undi ngo nuwuyu undi ngo nuwuyu mwitorero ivyo birimwo kandi bamwe bibwira kuko araba abandi bakaba araba ahubwo uwo dukorera n'umwe Kristo niwe ugomba kuba intego y'umukristo wese wizera. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Ntabwo tukira abana cyangwa se ntabwo tukira abakamere ngo tugengwe n'amategeko y'idini cyangwa y'imitekerereze yacu ishobora kutwosha. Dusoreza muri iki gitabo nyine igice cya 2 n'ubundi umurongo wa 15. Ariko umuntu wa mwuka arondora byose ntawamurondora. Bwana sifiwe sana. Haleluya.
ariko umuntu wa mwuka arondora byose. Iyo umuntu yuzuye mpwemu yera, umuntu iyo yuzuye mwuka wera azamenya byose, ariko iwe ubwe ntawe ushobora kumurondora. Umuntu ashobora kukwihendaho ariko ntabwo aba kumenya. Amen. Ni ukuri. Uwizera akuzura mpwemu yera, akuzura umwuka wera, azabasha kumenya ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Azabasha kumenya ibiri munsi y'ubutaka, azabasha kumenya ibiri kure. Iyo dusenga ahangaha tukavuga ngo Imana ivuze ko ahantu runaka hari iki niki, ntabwo tubivuga kubw'ubwenge bw'abantu, ahubwo tubivuga tubibwirijwe n'umwuka wera w'Imana. Amen. Kandi nta kindi kintu na kimwe gishobora kuzana undi muntu kuri Yesu. Ntabwo intego yacu y'ubutumwa bwiza ari ugushamburiya cyangwa kwerekwa cyangwa ikindi kintu. Ni ugukiza umwe akava mu byaha akagaruka mu nzira nziza. Amen. Kandi ibyo ntabwo ari iby'abanyamubiri, ntabwo ari n'ibya kamere, ntabwo ari iby'abantu bambaye kamere y'umuntu, nta nubwo ari iby'abana bato. Abana bato bonezezwa no kubyina, no kurya, no guhaga, no kudamarara, no kugumaho. Amen. Ariko intego y'amashengero, intego y'amaministeri, intego y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ni ukuzana umwe kuri Yesu. Ni ukuri. Nimba ubutumwa bwiza ufite mu mutima wawe butakuruhije kugira ngo hagire umuntu umwe wokizwa cyangwa hagire umuntu umwe uhinduka ngo ave mu byaha, ntabwo ari ubutumwa bwiza wakiriye. Ni ukuvuga ngo nawe uri mu bazimiye, ko ari umugani w'igiceri n'intama n'umwana w'ikirara. Amen. Igiceri cyarazimiye ariko ntikizi ko cyazimiye, kandi nta nibwo kizi ko hari icy'agaciro. Umuntu umenye ko ari icy'agaciro ni nyiracu. Amen. Intama nayo izi ko yazimiye, ariko nta bwenge ifite bwo kuvuga ngo ni ukugenda gusa yabira gusa ati imenya ngo nahangaha nosubira guca kugira ngo ngaruke mu rugo subire mu ruhongore. Amen. Ariko umwana w'ikirara birizi ivuga ngo yisubiyemo. Amen. Yisubiyemo. Hari abantu bazimiye bameze nk'ibiceri. Tuzutekereza ko uri uw'agaciro imbere y'Imana, tuzi kuko mu murimo w'Imana uri uw'agaciro, uri aho gusa. Abandi bameze nk'uko intama, urabizi ko wazimiye, ariko umutima ukugarura kwicara uhebeba gusa, guhebeba gusa, guhebeba gusa, guhebeba gusa. Amen. Utekereza ko ibyaha wakoze utoba ukigarutse ngo Yesu agukunde, Yesu akwakire. N'ubu na n'ubu Yesu aracakiza, aracateze amaboko, zana imitwaro akurure, zana imitwaro akurure. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Abantu baraha turababagamira cyane. Okay, turagabanya. Ariko turanasoje. Ni ukuri. Wa mwana w'ikirara we yamenye ko yazimiye, kandi amenya ko ari uw'agaciro, kandi amenya ko mu rugo kwase hakimukeneye yogaruka agasubira agategegwa amaboko. Nuko umwana Amen. maze se amubonye amugirire abazi nyinshi, niko Imana yababariye umuntu imugarura urugo kwa data. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Duhaguruke twamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo, dushakisha abazimiye tubagarure kuri Yesu Kristo. Ntitubikore dusa naho twageze iyo ari twe twenyine ngo twumve ko bitunejeje cyangwa bidushimishije. Murimo wacu no kugarura abandi tukabasubiza mu nzira nziza. Murimo wacu
nuwo kuza numwe nta wundi munezero. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nimba ari umuntu umwe uba warumvise Yesu biciye muri kino gitaramo cyana gatatu muri Air Force, uwo ni umugisha ukomeye kuruta ibindi bintu zose twuko nezo dutekereza. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tugire maturite irenze ibyo duhoramwo cyangwa se ibyo twabonye ku bandi. Twumve kuko tugomba kuja mu mayira tukaja n'ahandi kure kubwo kuza numwe akaza akegera Yesu akagira icyo yamufasha. Turasuza dusenga tunabashimira. Imana ibaheze umugisha mwinshi kandi mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Haleluya.